Hari abantu babyibuha cyangwa se baba babyibushye bikababangamira ku buryo bukomeye, baba bireba cyangwa se bari mu bandi bakumva bibateye ipfunwe. Uretse no kuba umubyibuho ubangama, ahubwo ushobora no kuba waguteza indwara nyinshi zigiye zitandukanye kandi zishobora kuba zakugora kuzivuza. Niba ufite ikibazo cy'umubyibuho kubangamira cyangwa se utazi niba uri mu mubare w'ababyibushye, ntugire impungenge kuko uno munsi Menya Tips yaguteguriye amayeri 5 yo kugabanya ibiro cyangwa se umubyibuho byoroshye. Niba uri mushyashya kuri iyi channel cyangwa se utarakanda subscribe, kanda subscribe ndetse n'inzogera uhita ubona kugira ngo uzajye ubona amayeri ndetse n'amabanga Menya Tips ikomeza kugenda gutegurira. Kuba uri kwibaza uti sundi namenya gute niba ndi mu mubare w'abantu babyibushye cyangwa se mfite ingano ishobora kuba yanteza ibibazo. No munsi tugiye kwifashisha icyo bita BMI, mu magambo arambuye Body Mass Index cyangwa se Indice de Masse Corporelle mu Gifaransa. Iyi BMI idufasha kuba wamenya niba ingano yawe ishobora kuba yaguteza ibibazo birimo diabete, umuvuduko w'amaraso, guhagarara k'umutima ndetse n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye. Reka twifashishe BMI kugira ngo tumenye niba hari impinduka ukeneye mu ngano yawe ndetse niba uri no mu mubare w'abantu babyibushye wenda ukaba utarubizi. Icyitonderwa, hari abantu batemerewe kuba bakoresha uburyo bwa BMI. Niba utwite, ukora imyitozo ngororamubiri by'umwuga cyangwa se uterura ibiremereye, ntiwirirwe ukoresha uburyo bwa BMI. Niba utari kubarizwa muri aba ngaba, fata calculatrice yawe ndetse n'urupapuro ubundi dutangire. Iyo uri gupima BMI yawe ukenera uburebure bwawe ndetse n'ibiro byawe. Niba ibyo ngibyo bifite, fata uburebure bwawe ubukubeho uburebure bwawe, nurangiza ibyo ubyite A. Niba wabonye igisubizo, fata noneho ibiro byawe nurangiza ugabanye igisubizo ubonye kuri A. Bishatse kuvuga ngo urafata ibiro byawe ugabanye uburebure bwawe ukubyeho uburebure bwawe. Igisubizo ubonye nicyo BMI yawe. Ni gute noneho wakoresha ino BMI yawe umenya niba ingano yawe ikeneye impinduka cyangwa se nta mpinduka ikeneye? Niba wabonye igisubizo kiri munsi ya 18.5, ugomba kongera ibiro, bishatse kuvuga ko unanutse. Niba wabonye igisubizo kiri hagati ya 19 ndetse na 24.9, uri mu kigero gikwiye, komerezaho. Niba wabonye igisubizo kiri hagati ya 25 ndetse na 29.9, ufite ikibazo cy'umubyibuho cyangwa se ufite ibiro byinshi, ukeneye kugabanya ibiro. Niba wabonye igisubizo kiri hejuru ya 30, ufite umubyibuho ukabije, bishatse kuvuga yuko uzakoresha ingufu nyinshi mu kuba wagabanya ibiro kugira ngo ugere ku kigero gikwiye cya BMI. Nizere ko noneho ubu ngubu ubashije kuba wamenya niba uri mu kigero cy'ababyibushye bakeneye impinduka cyangwa se nta mpinduka ukeneye. Niba rero wabonye yuko nawe ukeneye impinduka mu kugabanya ibiro cyangwa se umubyibuho, reka dukomeze ku mayeri yacu yo kuba wagabanya ibiro cyangwa se umubyibuho byoroshye. 5. Tangira gufata ifunguro rya mu gitondo. Abantu benshi batekereza yuko gufata ifunguro rya mu gitondo ari kimwe mu bishobora kuba byatuma umuntu abyibuha cyangwa se yongera ibiro. Ariko icyo utaruzi ni uko umubiri wacu kugira ngo wirirwe neza ukenera ingufu, kandi izo ngufu zose zitangira mu gitondo. Ugomba rero gufata ifunguro rya mu gitondo kugira ngo utangirane ingufu ndetse utaza kuza gukenera kurya bya hato na hato. Mu mafunguro rero ugomba kwibandaho cyane mu gitondo, ugomba kwibanda ku mafunguro yiganjemo proteine, harimo amagi cyangwa se umureti, imbuto, amata ndetse uramutse ufashe arimo ibinyampeke, yaba ari amahitamo meza ku mubiri wawe ndetse no kuba wagabanya umubyibuho. 4. Irinde mu binyobwa ufata. Gufata ibinyobwa biryohera cyane harimo nka za fanta cyangwa se amaji bishobora kuba byatuma umubyibuho wawe wiyongera, cyane cyane kubifata mu gihe uri nko myitozo ngororamubiri. Mu cyimbo cyo kunywa ibinyobwa biryohera, ahubwo ushobora kuba wabisimbuza amazi, byibuze ukaba wanywa nk'ibirahure 8 ku munsi, kuko amazi ni meza ku mubiri wacu kuko yoza imyanda iba iri mu mubiri, igatuma ubwonko bukora neza ndetse agatuma n'umubiri wacu ugira ububobere. Rero irinde mu binyobwa ufata, cyane cyane ibiryohera, yaba mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse no mu gihe uri mu myitozo ngororamubiri. Amayeri ya 3. Irinde kurya ibiryo bitetswe byihuse, ibyo dukoze kwita fast food. Ibiryo bitetswe gutya byihuse ibyinshi biba byiganjemo amavuta, kandi mu bintu bya mbere bishobora kuba byatuma umuntu agira ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije, hazamo no kurya amavuta. Cyane cyane ibi biryo byiganjemo nk'amacapati, amandazi ndetse n'ibindi biryo bigiye bitandukanye
muzi bateka byihuse, kandi ibi biryo cyane cyane abantu bakunze kubirya mu gihe bashonje. Rero kugira ngo ufate ibi biryo mu gihe ushonje, yaba mu masaha wenda ya nyuma ya saa sita cyangwa se mbere ya saa sita, ushobora kuba wakwifashisha imbuto cyangwa se ukaba warya n'izindi snacks zizewe zidashobora kuba zagutera umubyibuho cyangwa se zidashobora kuba zakongerera ibiro byinshi. Rero irinde ibiryo bitetswe byihuse kuko bishobora kuba byagutera umubyibuho ukabije cyangwa se kwiyongera ibiro. Amayeri ya kabiri, irinde kurya buri kanya bya hato na hato. Byaba byiza rero uramutse ukoze nk'ingengabihe yawe yo kuryamo. Hari abantu usanga barya buri kanya bya hato na hato batagendeye kuba bafite ingengabihe. Ubundi mu buzima busanzwe dukunda kugendera ku ngengabihe yo kurya mu gitondo, saa sita ndetse na nijoro, ndetse iyo ngengabihe niyo nziza ku buzima bwawe. Rero nawe byaba byiza uramutse ukoze ingengabihe yawe ndetse no mu yandi masaha ushatse kuba warya ushonje, ukaba wakwifashisha imbuto ndetse n'imboga ndetse na snacks zizewe nk'uko twabibabwiye haruguru, ariko ukirinda kuba warya buri kanya kuko bishobora kuba byaba intandaro yo kuba wagira umubyibuho cyangwa se kwiyongera ibiro. Amayeri ya mbere ari nayo y'ingenzi, kora imyitozo ngororamubiri buri munsi. Mu bintu bya mbere bishobora kuba byagufasha kuba wagabanya ibiro cyangwa se umubyibuho byihuse harimo n'imyitozo ngororamubiri. Byibuze ukaba wakora nk'imyitozo ngororamubiri nk'isaha imwe ku munsi. Niba bikugora kuba wenda wagenda ukajya kwirukanka cyangwa se wajya gukina n'abandi, ushobora kuba wafata nk'urugendo cyangwa se ugatembera ahantu kure. Ibi ngibi nabyo bizagufasha kugira ngo imitsi yawe irambuke ndetse no kuba wagenda usohora imyanda myinshi bigiye iri mu mubiri. Ibi ngibi bikaba byagufasha kuba wagabanya ibiro cyangwa se umubyibuho. Ubundi buryo ushobora kuba wakwifashisha bwakorohera ni ugushaka inshuti zawe zikaba zagufasha gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane wisangamo, yaba ari basket, football, volleyball ndetse n'indi myitozo ngororamubiri myinshi ushobora kuba wakora ukaba wayifashwamo n'inshuti zawe. Ibi ngibi bizagufasha kuba wagabanuka ibiro cyangwa se umubyibuho byihuse. Nizere yuko rero ubashije kuba wasobanukirwa niba uri mu babyibushye cyangwa se uri mu bakeneye impinduka cyangwa se nta kibazo ufite. Kandi niba nanone wari usanzwe ufite ikibazo cy'umubyibuho ndetse wisanze no mu bantu babyibushye, ubashije kuba wamenya icyo wakora kugira ngo ugabanye umubyibuho cyangwa se ibiro byihuse. Ushobora kuba wibajije uti se ngewe ko ndi mu bananutse nakora iki kugira ngo niyongere ibiro cyangwa se umubyibuho? Ntugire impungenge kuko mu biganiro byacu by'ubutaha tuzababwira uburyo ushobora kuba wakongera ibiro cyangwa se umubyibuho byihuse. Niba ukomeje gukunda ibiganiro Menya Tips ukomeje kugenda igutegurira, kanda subscribe ndetse usangize n'inshuti zawe. Yaba ari icyifuzo cyangwa se ibindi biganiro ushaka ko twakugezaho, ushobora kujya muri comment.